ko tutumva tutazi imvugo yayo. Ese buriya uyu muntu udutegereje umaze igihe kuri uwo musozi wamubwira iki kugira ngo yumve basi imvugo y'Imana yongere yihangane? Ese akomeze yihangane? Ese hari icyo yakora kurusha ibyo yakoraga? Yakubwira ati ndasenga, umva ndasenga nkajya na hahandi muri ya misozi bajya gusengera, ariko ndabona wapi nta kintu gikoreka. Uyu muntu twamumarira iki? Tumubwira akomeze yihangane gusa, kamubwire reka tumusubizemo imbaraga. Yego, umva ko ntuzari impumurize. Yego, Reka tubahumurize. yego tubahumurize. Noneho reka dushingire mu ijambo ry'Imana. Yego. N'umwigishwa Yego, turafashijwe. yego ndimo gufashwa, ndabisoma nkumva nakomeza nkasoma pe. Ijambo ry'Imana rifasha imitima. Imana igiye gusaba, Imana ivuganye nawe twige gusaba rwose. pastor. Twige gusaba na Hallelujah. ngo Imana ivugana nande. Imana iracyavuga. Ivugana na wa muntu wayemereye. Ivugana nawe ni. Haleluya. Salomo yasabye neza. Haleluya. Yesu ashimwe. Inshuti zacu, inshuti za Mpumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino, kugira neza ko Imana yacu kubane namwe kandi yumve gusenga kwanyu, kwifuza kwanyu kumenywe nayo, kuko niyo ijya imenya ibyo twifuza kandi ikabisohoza rwose. Turasenzere ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe n'abanyu n'inshuti zanyu ndetse n'abaturanyi banyu. Imana yo mu ijuru ibasetse, mumenye ko ariyo yabikoze. Turabashimira rero ubutitsa uko muhora mudukurikira buri munsi ku biganiro tubahereza by'ihumure. Ahangaha ni kuri Mpumuriza, duhumurizanya rero mu buryo bwose. Wowe ubabaye, wowe urwaje, wowe ubabaye mu buryo butandukanye, wowe ukennye, wowe ukeneye akazi, wowe ukeneye umugabo cyangwa umugore, wowe ukeneye ubuzima, wowe ukeneye ko abana bawe bahinduka, wowe ukeneye bya bindi byose urimo kwifuza. Turavuze ngo Imana yacu ibahaza uburame, kuko Imana yacu irabishoboye cyane cyane. Ariko rero turasenze ngo amahoro y'Imana abane namwe muri uyu munsi. Rero twongeye kugirirwa neza n'Imana yacu, kuko ni Imana y'amahoro. Ijambo ryayo ni ryiza, ijambo ryayo ni ihumure, ijambo ryayo ni amahoro, ijambo ryayo ni umunezero. Haleluya. Guhumurizwa nayo nibyo tubifurije kuri uyu mwanya. Twongeye kugirirwa rero ineza n'Imana yacu. Dufite umutumirwa muri studio, Pastor Esther, ni umukozi w'Imana, mumaze kumwumva inshuro nyinshi, na n'ubu rero turacyari kumwe. Afite ibihumuriza byinshi, afite iby'Imana yamukoreye, afite iby'Imana yakoze mu buzima bwe, na n'uyu munsi yagarutse kugira ngo aguhumurize wowe nanjye. Reka tumukurikire kandi ni ukuri turaza gufashwa. Esther, tuguhaye ikaze. Imana y'amahoro rero duhana umugisha, tugiye kuganira. Ariko mbere yuko tuganira, reka dusenga Imana, tuyishimire ko ariyo iba yaduhaye uyu mwanya. Data mukunzi mwiza, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Urera kandi urakiranuka, imigambi yawe ntabwo igihinduka, kugira neza kwawe no kujya guhinduka uberaho icyarimwe. Kandi mwami, ngo uri Imana ya kure n'iya bugufi. Data ntawe wavuga ngo niyakubonye, kuko uri hamwe natwe. Rero turakwakiriye umwanya kugira ngo uyobore, utegeke, uvugane n'imitima yacu. Amagambo tugiye kuvugira hano reka yubake imitima y'abadukurikiye, natwe ubwacu twubaki. Urakoze, mwamugize neza. Ikuzo n'icyubahiro komeza kuba ibyawe Imana yacu. Iyo dusenga tuba twiringiye ko byumvise mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Twongeye kubiyegereza tuvuga ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe kandi akomeze kunezeza imitima yanyu. Rero uyu munsi nababwiye ngo dufite Pastor Esther, ni umukozi w'Imana. Ubushize yarabibwiye bihagije, n'uyu munsi arongera abibwire, hanyuma tumubaze ikibazo benshi cyangwa se bamwe mwagiye mutubaza. Pastor, tumaze iminsi kwa kundi ugenda uganira n'abantu bakakubaza ibibazo, ari abakristo bakibaza ngo ariko mu nzu y'Imana, Imana iracyavuga ko Imana kera yavugaga ibintu bigahita bisohora bigakoreka, ariko muri iyi minsi bimeze bite? Ese nk'abashumba b'abamama cyangwa se abashumba muri rusange, Imana iracyavuga? Yego iracyavuga. None se niba ikivuga, kuki muri iki gihe abantu bategereza, bagasenga, bagategereza, bakavaho bakanarambirwa bakagenda? Kurambirwa si byiza, ariko Imana iracyavuga, Imana iracyakora. Ese cyangwa wenda biterwa nuko tutazi imvugo yayo. Imana rero turasenze kugira ngo nawe ivugane nawe, ikuvugisha, hanyuma tuganire, tubwire ukuntu Imana ivuga muri iki gihe, n'abadukurikiye bahumurizwe, bamenye ko Imana yacu ikivuga. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ndashima Imana kubw'iki kiganiro. Ntekereza ko kiri bufashe imitima ya benshi. Nimara kumva
umutwe turi buganireho numvise umutima wanjye wishimye cyane amen kuko mu by'ukuri ngiye kuvuga ku Mana ivuga numva bimfasha cyane kandi nzi ko hari benshi badukurikiye biri bufashe Imana iracyavuga guhera kera impamvu twagira cyavuga no kuba ngo n'ubundi yaravugaga guhera kera Imana yavuganye n'abakurambere bacu ba Aburahamu ba Yesaya ba Dawidi ba Enoka abantu bose batandukanye tugenda twumva mu ijambo ry'Imana Imana yagiye ivugana nabo kandi Imana niyo kwizerwa iyo dusoma ijambo dusanga ibyo yagendaga ibabwira ibasezeranya nzabakorera gutya na gutya yarindaga ijambo ryayo haleluya urugero tuvuge nko kuri Aburahamu Imana yaramubwiye kwasiga ubwoko bwe akava muri Uriya Bakaludaya akagenda aho yamubwiraga yego arayumvira yego afata urugendo aragenda ndetse imubwira ko izamuha n'umugisha izamwagura imusezeranya ibintu byinshi Imana yarinze ijambo ryayo irasohora tuze kuri Dawidi ngira ngo ni naryo jambo turi busome dusanga mu bami ba mbere ibice 3 umurongo wa 4 na 5 twahagira tubaza ko twasoma yego Imana arongeye ivugana na Dawidi iramusanga ivugana nawe yavuganye nawe ibintu byinshi byose ntabwo twabijyamo ariko ndashaka kuvuga aho yavuganye nawe imusezeranya ko atazigera abura uwo kwicara ku bwami bwe imubwira ko Salomo umwana we ari we uzamusimbura yavuganye na Dawidi ariko yavuganye na Dawidi bitewe n'iki yavuganye na Dawidi bitewe n'umutima yabonaga Dawidi mu yandi magambo Imana ivugana n'umuntu wafashe umutima we akawucisha bugufi ntiyiringirire mu bantu ubushobozi ntiyiringirire mu bakomeye ntiyiringirire mu bikomeye ntiyiringirire mu bwenge bwe agafata umutima we agaca bugufi akiringira Imana akayishakisha umutima we wose ubwenge bwe bwose yego n'icyo gihe ufashe umutima ukawucisha bugufi ko ukiringira Imana ukagenda ukayishaka akabuze ko Imana itavugana nawe ikindi ukaba umutima ukiranuka umutima mwiza uzi ko Imana yirase Dawidi ajya yiratabara irataka ifite umutima cyane bitewe n'uko Imana ireba mu mutima ntireba nk'abantu abo bantu rero bafite imitima iciye bugufi yubaha Imana Imana ijya ibavugisha ijya ibasezeranya ibintu runaka kandi ibyo ibasezeranyije irinda ijambo ryayo mu by'ukuri ndi umuntu nawe uri umuntu yego rimwe na rimwe ushobora kuvugira amarangamutima yego ukambwira uti Pastor Esther nzagukorera iki kintu yego kuko uri umuntu kikakunanira cyane ariko iyi Mana yacu dukorera iyo yivuze ikintu izi kuzagikora ibizi n'isaha n'umunota haleluya irinda ijambo ryayo rero Imana ishobora byose ijambo ry'Imana tugira ngo ibyaremwe byose ngo bihanze amaso ibyaremwe byose bihanze amaso kugira ngo ihaze kwifuza byayo haleluya iyo Mana iyo ivuze iki iragisohoza kuko yifite ubushobozi atari umuntu ivugira amarangamutima ntivuga irihagije ntekereza nubwo bisaba kubanza kubitekereza kubanga ariko buriya nzabigira ne nzaca ubwo bushobozi haleluya hano badukurikira rero ndenda kubahumuriza niba hari umuntu utangiye kugushidikanya kuvuga ko Imana yene Imana yabarakubwiye ibintu ukaba ubona bisa nkaho bitinze kuko n'abantu tujya tubona nkaho bitinze ariko ndenda kugusubizamo imbaraga kubwira ngo Imana ibyo yakubwiye izabisohoza haleluya mu ijambo ry'Imana yego kandi usibye no gusoma Bibiliya njya nkunda kuvuga ngo hari ba Mose b'iki gihe hari ba Dawidi b'iki gihe hari igihe umuntu asoma ijambo agasa nkaho rimusize kuko yenda yacitse intege mu mutima we yego ariko no muri iki gihe turaza kugenda tuvugaho n'ubuhamya iby'Imana ikora kugira ngo niba wari umaze gucika intege wongere usubizwe mu haleluya yego Imana rero iravuga kandi igasohoza ariko
ivugana na wa muntu waciye bugufi, wayemereye, wayisunze, wavuze ngo Mana atari wowe nta kindi, na wa muntu washatse kumva imvugo yayo. Hari igihe rimwe na rimwe tuba muri iyi si, hari mu isi habamo ahazamuka n'ahamanuka. Igihe rero ugeze muri za ngorane runaka, akenshi umuntu aho niho ashidikanya ku mvugo y'Imana. Ariko umuntu nanone ufite umutima yishimira, cyangwa se wo nakwita umunyabwenge, cyangwa wo nakwita uhiriwe, ni wa muntu usubira inyuma akavuga ati reka nce bugufi n'isunga Imana, niringira ibyo yambwiye. Imana ivuga ite rero? Ivuga uburyo butandukanye. Imana ivugira mu ijambo ryayo, niho hambere. Imana ishobora kuvugana nawe mu nzozi uryamye, kuko tubona yajyaga ivugana n'abantu bayo mbere biri mu ijambo ry'Imana. Imana ishobora kuvugana nawe wari urimo usenga, ugatuza, ikaza mu bitekerezo byawe, ikabihumekera, ukabyumva uri umuntu w'Imana, ko Imana ivuganye nawe. Imana ishobora kuvugana nawe mu buhanuzi buciye mu muntu, kuko impano y'ubuhanuzi iracyakora, haleluya, kandi iracyari impano ifasha gukura ku itorero. uzi ko ari niyo mpamvu z'impano. Rero ibyo byose giciyemo ivuga, najya inama ku muntu ugiye kudukurikira muri iki kiganiro, niba Imana iciye mu buhanuzi, ibyo bintu byandike. Shaka ahantu byandika, kuko hari umutima uzaba wacitse intege, ariko cya gitabo cyagiye wacitse intege ukajyamo ugasubira mu by'Imana yakubwiye, uko ubisoma niko umwuka w'Imana uzajya uguhera, akuganiriza, ukongera ugasengera muri ibyo Imana yakubwiye. Yarakubwiye ngo nzagukoresha umurimo runaka, uzajya kuba umurobyi w'abantu, uzabwiriza abantu benshi. Nk'ubu Imana yigeze kumbwira ngo nzagugira uwica icyuho, usibura inzira zijya mu ngo. Yabimbwiye kera. Iyi jambo yambwiriye mu ijambo hariya muri Yesaya 40:58 ku mirongo yaho ya nyuma. Zakugira uwica icyuho, usibura inzira zijya mu ngo. Icyo gihe ntabwo nashoboraga kubishyikira iki ngiye, ariko uko ngiye nkura mu myaka no mu ijambo, mu gukizwa, uko iminsi igenda yigira imbere, igenda yongeraho ibindi, igihe kiza kugeraho mbona ko hari igihe nk'umuntu wishe icyuho, urabisa ari igihano, haba hari ikibazo, habuze umuntu wahagarara, Imana ikahaguhagarika. Hari igihe haba hari umuntu wavunitse, wananiwe, ndetse urimo unavuga ngo Imana ntigihari, ukaza ugahagararana nawe mu buzima, ukamufasha, ibyiringiro bye bikongera bigahaguruka. Icyo gihe uba wishe icyuho. Hari igihe mu murimo runaka muba muri abakozi batandukanye, cyangwa muri itorero muri batandukanye, Imana ikagukoresha cya kintu runaka, hariho abandi batakirebye, hariho abandi batagishoboye, kandi ubona bari bakwiriye kuba babibonye. Ubu muri iki gihe rero ngendamo nicyo yambwiraga kera, ariko iyo ntaza kubizirikana mba narabyibagiwe cyane rwose. Ariko ubu byatuma mbwira umuntu, amubwira ngo Imana iravuga kandi bigasohora. Haleluya, haleluya. Iyo turaza kugenda tuvuga ubuhamya bitandukanye, ko turimo tuganira, dusoma n'ijambo ry'Imana, ariko nakubwira ngo Imana ivugisha wa muntu ufashe umutima we, ugaca bugufi, ukayisunga. Imana yacu ikunda icyubahiro cyane, nta muntu ushobora kwicara mu ntebe yayo. Buriya washatse, ijambo ryo baravuga ngo icyubahiro kibanzirizwa gushyirwa hejuru, kugira ngo Imana ikuzamure, no kubanza ugaca bugufi. Udaciye bugufi ntabwo wabona icyubahiro. Icyo gihe rero iyo ukisunga ubwenge bwawe, iyo ukisunga ubumenyi bwawe, iyo ukisunga abakomeye bo kuri iyi si, iyo ukisunga ibyo tubonesha amaso, Imana ishobora kukuvugisha. Yagukura hese. Uba uri mu rusaku. Muri njye yararirimbye, aravuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abandi, ngo kuko mbona urusaku rubarembeje, imiruho ari myinshi. Aho rero urusaku ruraturembeje. Kristo aba arimo avuga ngo ngwino unyegere mwana wanjye, wikerega Imana iradukunda, turabana cyane. Iyo uri kure y'umubyeyi wawe aba ababaye. Rimwe na rimwe hari igihe
iteza n'ibibazo kugira ngo ugaruke cyane ikuvugisha ikubwira ngo mwana wanjye nyiringira ibyo nkubwira uzabwire n'abandi nta nubwo aba ari inyungu igiti cyawe iba ari inyungu ku bantu z'abandi Imana iracyavuga kandi byivuze irinda ijambo ryayo ikarisohoza amen amen Yesu agumugisha cyane pastor urakoze kudusobanura ko Imana iracyavuga iyo wumvise ubuhamya bwa bamwe na bamwe uhita wumva ko Imana pe kuko ijambo rye riratubwira ngo uko yari iri niko iri ngo kandi niko izahora bivuga ngo ntabwo ijya ihinduka ahubwo ndibaza pastor bishobora kuba biterwa nuko tutazi imvugo yayo ese buriya uyu muntu udutegereje umaze igihe kuri uwo musozi wamubwira iki kugira ngo yumve basi imvugo y'Imana yongere yihangane ese akomeze yihangane ese hari icyo yakora kurusha ibyo yakoraga yakubwira ati ndasenga ndasenga nkajya na hahandi muri ya misozi bajya gusengera ariko ndabona wapi nta kintu gikoreka uyu muntu twamumarira iki tumubwira akomeze yihangane gusa reka tumusubizemo imbaraga yego umva ko ntuzari humurize reka tubahumurize yego tubahumurize noneho reka dushingire mu ijambo ry'Imana yego twumve ko Imana yagiye ivugana n'abantu bayo kandi yarangiza ikabikora umuntu udukurikiye wiringira ukaba wizeye ko ijambo ry'Imana ari ukuri ndagira ngo ntege amatwi ahari Imana uyu munsi hari aho ishaka gusubirana haleluya haleluya kadusoma ijambo riri hano mu bami ba mbere ibice 3 yego kaduherera ku murongo wa 4 yego Imana yabwiye Dawidi aho naho n'imvugo y'Imana imubwira ko atazigera abura umwicara ku ngoma ye yego hano rero tubona yarimitse Salomo hano ngo ajya gusenga ngo Salomo asaba Imana ubwenge ku murongo wa 4 ngo bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa ibihumbi yego Salomo akiri i Gibeyoni Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka iguhe yenda turaza gukomeza ku murongo wa 6 icyambere Salomo tusubiye kuri wa muntu Imana ivugana nawe Salomo yagiye ko nabona habugana yego yitegereza uko se yakoraga ise yari intwari pe yego ubu Imana iracamira ati ikubwira mu ijambo avuga ikizagikora ku mugaragu wanjye yego ariko arangije aravuga ati atarashaje kandi ubu ni njyewe umusimbura ubu koko yarayoboye harimo abagabo b'abanyabwenge yego harimo abantu bavunanye harimo abatavunanye bafite ubwenge bunguta n'umwana sinzi iyo biva niyo bijya kuko niko yasabye Imana acisha umutima we bugufi aravuga ati iyi Mana yasezeranyije data ikaba ibishoboje ikaba inyicaje ku ngoma uyu munsi kandi ariko yamubwiye yego reka nanjye nigisha inama njya kwigisha inama haleluya icyo ni ikimenyetso cyo guca bugufi yego ngo arangije ava aho yarari aragenda ajya ku kanunga yego ariko ijambo ry'Imana risobanuye neza riravuze ngo ku kanunga karusha utundi icyubahiro arabanza amenya nimba ngiye gusaba Imana ubwenge ndajya hehe ndabanza ngira ibyo nitandukanya nabyo yego ndajya kwiherera ariko ndajya hehe ndajya aho nihera icyubahiro wajya ku kanunga karusha utundi icyubahiro bisobanuye ko hari utununga dutandukanye haleluya ni kwa kundi umuntu ava iwe mu rugo ugasiga umugore yego cyangwa se ugasiga umugabo cyangwa se ugasiga abana ukitandukanya ukajya mu nzu yayo kukanunga njya nkunda iyo ndi mu rusengero nagiye gusenga mbwira Imana ngo Mana nje aharusha ahandi icyubahiro nari mfite urugo rwanjye nari mu bana banjye nari kumwe n'umugabo wanjye ariko nje hano haleluya nawe haleluya iyo mpageze rero akenshi Imana ivuga ataje yego kuko nagiye mbishaka hari ibyo uba wataye nagiye umutima waduciye bugufi Salomo rero ngo agiye ku kanunga karusha utundi icyubahiro warangije ntiyagenda gusa ahubwo ajyana n'ibitambo haleluya ijambo ry'Imana atubwira ngo atambira y'itambo igihumbi ibaza ibitambo igihumbi
nabigereranya nko kujyana umutima wose. Mu by'ukuri umutima wose uvuga uti Imana ni iki ntaguha. Wahageze atangira abwira Imana ibyo aje agitamba byonyine yari ataranatangira gusaba hano gusaba turahuma hepfo mu 6 ndaje ngo wongere usome mu hepfo ariko ngo akimara gucisha umutima we bugufi akazamuka akajya ku kanunga agatanga ibitambo aho Imana yaramanutse iramubwira ngo noneho uwo mutima ndawubonye nsaba icyo ushaka nyigura manuka wo hepfo ku murongo wa kangahe wa gatandatu Salomo aravuga ati wagiriye data Dawudi ineza nyinshi kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe agutunganiye mu mutima we kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Kwa karindwi haravuga ngo nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi ariko ndi umwana muto sinzi iyo biva niyo bijya. Haleluya. Imana yacu rero ko kuzikunda icyubahiro yo kabyara aya magambo wumva Salomo akoresha kuramya Imana. Haleluya. Yatangiye yibutsa imirimo yayo ntabwo yatangiye kugira ngo Mana ndashaka ubwenge ntabwo yaravuze Mana wavuganye na data Dawidi umubwira ko uzamugirira neza ukamuha kwicara ku ngoma none koko warabikoze urabikoze. Haleluya. Reka Imana yacu n'inyacyubahiro uyu aya magambo yaramyaga Imana yabanje kuyereka ko ayifitiye icyizere kivuga igasohoza arebwe twakoze yego none ndabibona ariko Mana rugendo nanjye ndarutangiye yego icyo wavuze kuko uri wo kwizerwa uragishoboje ariko papa nanjye ndora sinzi iyo biva njyewe wagiriye icyizere nabyo ndiyumva ntabwo nzi iyo biva niyo biva ubutwari bwa data ntabwo mbwiyumvamo bariya abagabo bakoranye na data ntabwo nzi niba bazanye barananduta ubukuru data yari afite abamuhinzi Mana we sinzi iyo biva ubu kumbona nta kirimo yego. Haleluya. ariko kuko uri Imana ndagusabye ngo ubwenge komeza kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije b'ubwoko bukomeye butabarika nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse ngo ashobore gucira abantu bawe imanza. Yesu ashimwe. Kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ku murongo wa 10 haravuga ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Haleluya. Ngo kuko ariyo Salomo yamusabye. Maze kuri 11 akavuga ngo Imana ihera ko ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama nusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. 12 nuko nkugiriye uko usabye dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazaguheruka nawe uzahwana nawe. 13 kandi nguhaye n'ibyo utasabye ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Haleluya. Haleluya. Umwigisha agabane n'umwigishwa. Yego. Turafashije. Yego. Ndimo gufashwa ndabisoma nkumva nakomeza nkasoma pe.
ijambo ry'Imana rifasha imitima. Imana igiye gusaba, ivuganye nawe twige gusaba rwose, pastor. twige gusaba na twavuga ngo Imana ivugana nande, Imana iracyavuga ivugana wa muntu wayemereye. Haleluya. Salomo yasabye neza, haleluya, yacisha umutima we bugufi, amenya aho kujya, warangije arasaba. Asaba Imana ikintu gikomeye cyakubiyemo ibindi bintu, no kuvuga Imana ngiye kugusaba ikintu kimwe kizanamo ibindi byose. Yasabye neza, yasabye neza, yahamagaye, yego ibaha n'ubwenge, yego mu by'ukuri. Yarayibwiye ngo Mana rero ubwo ndeba ntabwo nisunze ubwenge bwawe, uko data yantoje ntabwo ari byo nkuzanye, yego ndagusaba umutima w'ubwenge kugira ngo ushobore gucira abantu bawe imanza zitabera. Imana irareba, yishimira umutima we. Ntabwo tubona hano birivuga ngo umutima nk'uwanjye kuko yabwiye se, ariko mu by'ukuri urabyumva ko aricyo byari cyane cyane, dushingiye ku kuntu yamusubije. Imana yaraje, yahise imwumva, ngira kubwira ngo kuko usabye neza, haleluya, usabye utyo ukaba utansabye ko abanzi bawe bapfa. Mu by'ukuri ntekereza ko iyo kamvuga yenda gusaba nabi, mpite numva gusaba nabi ibyo yaba yaravuze. Yego, aba yaravuze ati Mana bariya abantu bahanganye na Dawidi, yego na data Dawidi, bariya bagiriye nabi data, simbashaka, sinshaka ko nanjye bazangira nk'uko bagiriye data, kuko ibyo bakoreye data narabibonye nubwo nari umwana, sinshoboye guhangana nabo, reba nifite imbaraga nkeya, ariko kuko ari njye wihisemo nicare ku ngoma nabo wabakuyeho. Gusaba neza, Yakobo aravuga ngo ereka murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi mama mushaka kubyayisha irari ryanyu. Haleluya. N'Imana ivugana na wa muntu uze gusaba neza, waravuga ati Imana mu bwenge, kandi ntabwo ari ubwenge bungirira akamaro gusa njyewe n'umudamu wanjye n'abagore banjye n'abana banjye, ahubwo ubwenge bwo kugira ngo ushobore gucira ubwoko bwawe imanza neza. Mu yandi magambo iyi ntebe unyicajeho bye kungura njyewe, ahubwo rubanda nyamwinshi. Haleluya. Imana rero uwo mutima ntujye wirengagiza, ngo irangije iramubwira ngo kuko utansabye ko abanzi bawe bapfa. Ntusabe ubutunzi, ntusabe kurama, ntusabe abagore beza, ntusabe kubyara abana b'abanyabwenge, ntusabe gutunga ibiruta ibya so. Ndabiguhaye, njyewe nguhaye ubwenge, nta mwami uhereye no kuri so, nta n'umwe. Nivuga ngo mu bami bakubanjirije na Serari, urumva ko na Dawidi arimo. Haleluya. bivuga ngo azaruta se. Erega ni nako byanagenze. Haleluya. Turaza kugera naho twumve naho amasaha natwemerera twumve naho Imana koko yamuhaye ubwenge. Imana irasohoza, ngati nguhaye ubwenge mu bakubanjirije nta uzagira nk'ubwawe, mu bazaguheruka nyuma ugeze mu zabukuru kanasaza, no mu bazagusiga no mu rubyaro rwabwo nicyo bivuze, nta uzigera agira ubwenge nk'ubwawe. Ndetse na bya bindi byose utansabye kuko wasabye. Ivuga ikintu, igusezeranya ikintu, ikigusezeranya zikagisohora. Haleluya. Kugira ngo risohore. Haleluya. Umugabo yamubwiye ko imuhaye ubwenge, irangije koko irabumuha, biragaragara. Yamubwiye ko imuhaye ubutunzi, tubibona mu ijambo ryayo, irangije koko ubutunzi irabumuha. Haleluya. Byagemuraga izahabu kwa Salomo. Oh, haleluya. Abami batandukanye bagemuraga ibi, ku buryo n'umwamikazi w'Isheba ngo yumvise agira amatsiko, aza kumureba atazi ko bimeze ari inkuru gusa. Yego, aje kwirebera. Ahageze amaturo yazanye yarayatuye, ngo biramutangaza, avuga ko ibyo yumvise atari ko bimeze. Byonyine yarebye kubarira ku meza ya Salomo, kubarira yo gusa ukuntu hateguye, ngo akabona urwuririro, akabona aho Salomo yarari, inzu yararimo, areba uburyo ubwenge buhari, biramuhinyuza. Haleluya. Twongera kubona hano Salomo
abadamu ngo bari umwana we arapfa, undi ngo arabyuka afata umwana we wapfuye aragenda amushyira mu gituza cy'umuzima, umuzima aramutwara. yego Ibyo bintu kuko abadamu bari kumwe nta bimenyetso byari bihari usibye abo bantu babiri. yego Abadamu bajyana urubanza kwa Salomo. Imana hano umwanditsi w'iki gitabo aratwereka ukuntu Imana ihagarara ku ijambo rye. Hano tujya kubona ubwenge, ibyo tuzi twabibonye hano. Noneho ngo abadamu bahageze, uwapfushije umwana avuga vuba, yego ati yego ati ubu ngubu uyu mwana ni uwanjye. Nyiri umwana muzima aravuga ati ubu uyu nguyu umwana ni uwanjye, uyu mugore yapfushije umwana araza atwara uwanjye. Nta kimenyetso Salomo ni urubanza rwari rukomeye, rukomeye. Ariko muri bwa bwenge Imana yasezeranyije Salomo ngo umugabo ariyumvira ngo aravuga ati murabizi muzane uwo mwana hano, nimuzane umwana hano mumurabikana nimumene icyo. yego uyu mwana agiye kumucamo kabiri, buri umwe atwara igice kimwe atwara ikindi. utari nyina w'umwana ati yego haleluya, nibamucamo kabiri yego ntwara igice nawe atwara igice. uri nko kuvuga ngo amuhombe nanjye muhombe, kuko arabizi ko kumucamo kabiri ari ugupfa. Imana irakabyara, tanga ubwenge. ngo Salomo arangije aravuga ati nyina w'umwana n'uriya umufitiye imbabazi.